Yesaya se havuga hati haravuga ngo mwebwe abo nahetse mukiri muntu Yego. nkabaterura mukivuka imvi zizarinda ziburuyenzi nyigize gute Ntibahetse ni Imana igufite mu nshingano Amen. ntabwo ikugiye imbere nk'ije ngo ikucire inzira gusa ahubwo isanzwe igufite Yego. mu nshingano ibyo rero biratandukanye ntabwo nemeranya n'abavuga ko Yesu yari yabwiye amafi kutaboneka ahubwo yaje muri situwasiyo isanzwe kuko sibwo bwa mbere abarobyi bari babuze amafi si ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere ahubwo Yesu aje yatanze impinduka z'ubuzima kuko muri cya gihombo gisanzwe kiba kuri twe Yego. hamwe duhombera bimwe ducuruza tutunguka birasobanuye ngo Yesu yabiha umugisha ataraduteje igihombo Yego. nk'ubu indwara yose yanyica naba nzi ko Imana yemeye ko ngenda Yego. ariko mpamya ko Imana ari umukiza w'indwara ikindi kigaragaza ko izo mbaraga zitavuye ku Mana ni uko abakoze ibitangaza babivuga tutabona ababikorewe bari kubivuga Yego. noneho igihamya cy'uko ari Imana yabikoze ijwi ry'umukanguzi. Shimwe bene data nshuti z'umusaraba, amen, ubuntu bwa Kristo bubaho none n'iteka ryose, kandi ndetse nawe, amen. amen. Njye nitwa Marcel, nanjye nitwa Niseti. Imana yangiriye ubuntu, naje ni kwizera, nanjye ndi mu bo Imana yanyuzeho mbabaye, ingirira ubuntu n'ibambe, Imana ishimwe. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Amen. Amen. Imana ishimwe. Mwese tubahaye ikaze abo turi kumwe muri ibi biganiro, kandi iyo turi kumwe turabibona, mukora like, mukakora share ndetse na comment, mukabisangiza n'abandi. Ni umurimo mwiza mukora, kutihererana ibyiza, twese tugafatikanya kubaka ubwami bwa Kristo. Imana ishimwe. Anise tubahaye ikaze n'ubundi ni mutuyobore mu isengesho hanyuma tuganire. Imana yo kwizerwa, Imana nyir'urukundo n'icyubahiro, wadukunze kera uratuzura, ineza yawe iratwiyegereza, natwe tubarurirwa mu mukumbi wawe, izina ryawe nirishimwe. Tuje imbere yawe dufite imitima itandukanye, hari abafite imitima itinya, ikutse, ibabaye, ikomeretse, ariko turagusabye ngo buri mutima usubize mu cyiciro cyawo, buri muntu umushyire mu mwanya we, ndetse guhagarika imitima bikurwe muri twe kuko dufite umurengezi. Uri Imana idakangwa n'ibihe, uri Imana idatinya ibyo dutinya, uri Imana itaneshwa n'ibyatunesheje. Niyo mpamvu uhagaze mu ruhande rwacu ntacyo tuzatinya. Umurezi wacu ntahari ngo abone ijambo kuko uri kumwe natwe, uturwanya ntahari ngo abone intsinzi kuko uri kumwe natwe. Aho uri iteka haba amahoro iteka. Niyo mpamvu nsabye kugira ngo izina ryawe rikomeze riganze muri twe ku bwa Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Maze iminsi nitekerezaho, njye Marcel, nkabona hari ibyiza binkwiriye ariko ntari kubona. Rimwe na rimwe nyine nkumva Imana yarantaye, nkumva Imana yaranyimye, nkumva yaranyimye, nanjye nkumva hari ibyo nkwiriye kubona, nakwita byinshi ariko ndebeye ku bandi. Urugero, nanjye buriya nkunda inzu nziza, nkunda imodoka nziza, nakunda no kugira iduka ryiza, noneho nkabishingira. Uteje n'imbabazi arumva yabiguha ngo yego disi. Noneho ngashingira ko Imana yageze imbwira ngo nzakugirira neza, hanyuma nkabara imyaka ishize nkabona sindi kubigeraho. Rimwe na rimwe nkanahagarika umutima nkavuga ngo ashobora kuba atariyo twavuganye, cyangwa rimwe na rimwe Imana ikabitabaho. Ariko ngahita ngarukira kuri rya jambo ryo mu migani rivuga ngo umuntu wese utemera ko Imana ibaho burya nta buzima afite. Yego. Anise, byatumye ntekereza ku kintu
igeno ry'Imana mu mibereho y'umuntu nibaza ngo bihereye bihuriye he? Ubundi igeno ni iki? igeno icyo twita destiny cyangwa se kadari mu cyarabu ni ikintu Imana yateganyije kigomba kuba ku muntu. Reka mbyite gutyo, ibyo Imana yagambiriye bizaba ku muntu. Yego. Mbere yo kwinjira mu igeno ry'Imana, reka mbanze ngaruke ku cyo uvuze. Uravuze ngo hari ibyo udafite ariko ubimenya kuko urebeye ku bandi. Yego. Isi ibamwe abantu benshi. Reka twemere ko abantu bari mu isi bariho. Yego. Noneho bariho mu buryo butandukanye. Turaza kwemeranya nawe ko batabeshejweho n'ibyo bafite. Yego. Impamvu ya mbere ni uko hari abari babifite bapfuye. Uyu munsi batagihari. Yego. Impamvu yindi ya kabiri ni uko hari igihe umuntu ageramo ibyo ntibibe bikenewe. Ku buryo yumva yabitanga byose akabona icyo ashaka. Ako kamwe akeneye kakamuzengereza. Impamvu rero ni iyi. Abantu benshi bariho ku isi bafite ibisa ariko ntibariho kimwe. Yego. Bifuza ibisa ariko ntibazabona ibyo bakeneye byose. Hari icyo ufite batagira. Kimwe nuko bafite nawe icyo udafite. Ibyo rero ntibigaragaza intege nkeya z'Imana kuri wowe. Ariko hari n'abafite byose. Ahubwo bafite byose. Urugero, njyewe hari ibyo mfite badafite. Ariko hari n'ibyo bafite njyewe ndafite. Ariko hari umuntu ufite ibyo ngibyo mfite n'ufite n'ibyo ngibyo ngo nawe afite. Urugero nk'icyo ufite ni iki? Icyo mfite uyu munsi ni ubuzima. Hanyuma reka twongereho kwizera no kubaha Imana kuko biraruta ubuzima. Ko ubuzima burashira ariko kubaha Imana bizahesha ubwo buzima kongera kubaho iteka. Yego. Igikuru muri byo ni iki rero? Igikuru muri ibyo byose nuko ngihumeka. Kuri ibyo ufite nibyo ngira ngo tuganireho kandi tworoshye ntituvunike mu mutwe. Yego. Ntituvunike mu mutwe. Ubu ishimwe rikomeye yego ugira mu bintu biriho nibyo wabona nibyo uzabona. Yego. Niriye ishimwe mfite rero rikuru kuri njyewe nuko amaraso ya Kristo yagize agaciro ku buzima bwanjye. Ibyo biraruta n'ibindi rero. Niba ushobora guhura n'umuntu wizera Kristo akurusha ibintu mu isi ariko mukaba musangiye ikiruta ibindi, uwo muntu ntagakuruta. Urugero rw'imitungire y'abantu mu isi nirwo rugaragaza imbaraga z'Imana. Urugero rw'imitungire y'abantu mu isi nirwo rugaragaza imbaraga z'Imana. Ugasanga umuntu wagiye ku akangaruke wenda naringiye gutanga urugero runini. Reka mbaho urugero nkunda kuruvuga. Nigeze narwaraho njya kwivuza, nari ndi kwivuriro rimwe rikomeye muri iki gihugu, ndiyo mpahurira n'umugabo wari waturutse muri Kuwait. Yego. Ni umudokiteri. Ni umuganga yize iby'ubumenyamuntu. Hanyuma nari mfite indwara ikomeye ngomba kujya kwivuza. Icyo gihe nari kujya muri China ariko hari y'ubukonje baza guhindura, ndahindura njya muri India. Icyo nshaka kuvuga ni iki: tuganira n'uwo mugabo twaganiriye tutaziranye. Yego. Bitewe n'umuganga yaraje kureba, twahuriye hamwe, muganga aransuhuza arambwira, pastor amakuru ni meza, amafaranga yo muri China uzayabona ko ari menshi. Ndambwira Imana izayampa. Iryo jambo riryo ryatumye tuganira n'uyu mugabo. Arambwira ngo Imana sibaho. Ndambwira yego irahari. Ibaheze. Ndambwira ni muri njyewe. Kuko yambarizaga guhakana, namusubije nk'umuntu ushaka kugira ngo akomeze agire amatsiko. Ndambwira ni muri njyewe. Arambwira ngo muri wowe se umuntu ahamenya ate? Ndambwira utekereje nkanjye. Yego. Arambwira ngo ntibishoboka. Subira inyuma ndamubaza nti se njyewe mbaho? Arambwira ngo yego.
ko duhuriye hano se ari ubwa mbere utarambona wari uzi ko ndiho? Arambwira ngo sinigeze nanagutekereza. yego ndambwira ngo niko n'Imana imeze. Umuntu utarahura n'Imana aba azi ko idahari, yibuza no kuyitekereza, yego ariko ntibisobanuye ngo abo bahuye nayo ntibazahamenye ko Imana itariho. yego Arambwira ngo none si iyo Mana uvuze ko izaguha amafaranga igira ama-UN? Nari ngiye muri China birumvikana, niyo mpamvu yambajije atyo. Ndamubwira ntigira yose, gira devise kabisa. Imana iyafite mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Arambwira ngo hoya, ngo niba ari n'uwo Yesu mwizera ni umugome. Abimbwira ashingiye ku mibereho yabayeho. Aravuga ngo iyo Imana iza kuba ihari, mama ntiyari kubabara umubabaro yababaye. yego Ise yabasize ari abana 7, yibera umutinganyi. Ubwabyo ni igikomere kubona papa wawe yabonye umutinganyi yabaye. Kabiri, abasiga nyina atishoboye. Nyina aza kurwara arapfa. Apfuye apfa kubera uburangare abaganga bagize. Ni nacyo cyatumye uwo mwana yiga ubuganga, ngo ajye yita kuri abo bantu bandi. Hanyuma akababaro k'iwabo arakambwira, mbwira bene nyina ukuntu babayeho nabi, ariko uyu munsi bameze neza. Ndamwanira rero igitangaza, aho ubonera ubugome bw'Imana niho mbonye gukiranuka kwayo. Ndavuga ni kuki mama wawe adahari na papa wawe yarabataye, kuki mwabayeho? Kandi wari uzi ko kubaho kwawe ari uko papa yakagombye kuba ahari. Icyo nibajije nanjye rero, kubera iki Marcel utagira iduka abana be biga? Kubera iki barya? Kubera iki Marcel utagira inzu atarara hanze? Kubera iki afite ubushobozi butuma aba mu nzu? None se wowe ugira igihugu, kuki uba mu gihugu se kandi kikwitaho kikagucungira n'umutekano? Kubera iki Marcel udafite iduka ry'imyenda yambara umwenda uhenze kandi ku rugero rwa ashaka? Imbaraga z'Imana aho kugira ngo turebere intege nkeya z'Imana mu byo tudafite, dukwiriye kuzibonera mu kubaho bidahari, ariko ibyo dushaka tukabibona. Exactly. Bo kwifuza ni bimwe abantu bashaka kumera nk'abandi, iryo jambo barikoresheje. Ariko Imana iturema ntiyatugize bo, yatugize nge yangize nge, ntabwo yangize wowe. Nge yagize nge. Rero ni ubuyobe bukomeye kubaho nkawe kandi ndi nge. aho hantu havuka n'ibyaha, kugeza ubwo wifuza ibya runaka ukanamuhitana. Urugero tujye kuri Kayini na Abeli. Ni wowe wigeze ubimbwira Kayini na Abeli tureke kujya kure. Niwe wigeze ubimbwira, twari turi mu modokari, niba twari tuvanye umwana ku ishuri hehe, sinibuka hano twari tuvanye umwana ku ishuri, nta tudafite n'inote ya sense, nta n'igiceri cy'ijana. Ntekereza ko kuri mobile money twari dufiteho 440 mu modokari, sibyo? Hanyuma insurance yari yarangiye, na controle ntayo twari dufite y'imodokari, kandi mu modokari nshyashya yuzuye essence yari furu, yari full fuel kabisa, kandi nziza, sibyo? ariko nta gihumbi kirimo. Noneho nta gihumbi kirimo. Marcel niwe wabimbwiye, yarambwiye ngo wabona abantu bambaye neza gutya, tubigarukeho, twari twambaye neza, sibyo? Turyoshye, turi mu modokari nziza, sibyo? Ariko tudafite n'inote y'igihumbi. Hahandi umwana atakubwira ngo papa nzanira umugati, uravuga ngo nibi. Warambwiye ngo mbonye ko tudakwiriye kwifuza kumera nk'abandi, ngo uba abantu bari kutubona dutambuka mu modokari bazitya n'amakote, dore ba boss, dore ba boss, dore Imana yagiriye neza, dore abo yagiriye neza, ariko turi kwifuza inote y'igihumbi tutayifite. Icyo nshatse kubivugira ni iki rero? Kandi koko directeur w'ikigo yaratwubashye cyane,
sibyo? Animateri yaratwubashye, wabonye abaje kudusuhuza uko bangana, batwubashye, aho twanyuze baratwubahaga. Yego. N'umupolisi yaraduhagaritse atwiyakira perimi, tumuha perimi, ariko iyo adusaba control technique, kwisigarana, iyo adusaba uretse vignette z'expirinze nta kindi twari dufite. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Ubwo ni ubuzima bw'ibanga twari turiho butagaragarira abantu. Yego. Bwa buzima rero bw'ibanga butagaragarira abandi, ubwiwe n'iki niba rya duka tubona nabo bafite ikintu gisa kibashyira muri cya cyiciro twari turimo? Yego. Niyo mpamvu uko umuntu abayeho, uko umuntu ari, bidakwiriye kuba icyifuzo kuri wowe. Yego. Ubwo duhise tugaruka kwa kundi Imana yaturemye, yandemye nkanjye, kurema nkawe. Niyo mpamvu rero nta muntu n'umwe ukize kundusha, kuko nta n'umwe ndushanwa nawe. Yego. Nta n'ufite ibiruta ibyanjye, kuko ibyo si byo nkoresha iwanjye. Yego. Icyakora Imana yakunyuzaho ibizaza iwanjye mu gihe uri umugwaneza, kuko abagwaneza nibo basangira umugisha wo mu isi. Yego. Ku bintu bigendanye n'ahantu Imana inyuze. Parido gato yemereye nk'ubadistabinga nta kibazo, gumana mikoro urambaza icyo kibazo, fata iyo CPU uyihereze uwo mwene data. Komeza ubaze icyo baza wowe Jene. Ku bigendanye n'ahantu umugisha unyura ukugera mu biganza byawe, si hari igihe Imana yawunyuza ku muntu akawufata akaguhuheranya? Yego. Bigenda bityo. Yego, ariko biturutse mu buriganya bw'umwuka wa Satani uri kurwanya babiri. Wowe umugisha wawe ni ibifatika, noneho umugisha w'umwe ufite ibifatika byawe ni ibindi biri mu igeno ry'Imana, kuko Imana itanga umugisha mu buryo butandukanye. Reka twifashishe iki cyanditswe, Yesaya 3:3. Yesaya 3:3 umurongo waho wa mbere, umva uko havuga. Haravuga ngo uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganyijwe. Wumve, numara kunyaga uzahera kunyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Twitse gato. Impamvu abantu benshi banyagwa amasezerano ntibabimenye, nuko abantu batajya bita ku byo Imana izakora, ahubwo bita ku byo yakoze. Ibyo izakora ntibabyitaho. Abantu batekereza ku byo Imana izakora ni abashaka kubibonamo indamu za none, kuko basa n'ababayeho mu buryo batanyuzwe nabwo. Yego. Ariko iyo bamaze kubibona baradamarara. Njye narabibabwiye, hari abantu bafite iduka bahawe n'Imana, ariko Imana itabamo. Muri iryo duka Imana itaribamo, bagaherukana iribaha gusa. Bagaherukana Imana ibaha iryo duka gusa. Nabahaye urugero rw'igitangaza gikomeye muri Bibiliya, kwambuka inyanja n'amaguru ku Bisiraheli. Yego. Bayambutse Imana itari kumwe nabo, ahubwo yahindukiye. Kubera iki? Kuko batayizeye ngo bakore ibyo babwiye. Ubwo bayihaye akandi kazi rero. Bibiliya ivuga iki se? Yarababwiye ngo nimwambuke. Yego. First of all, Abanyegiputa bakuye umutima Abisiraheli. Yego. Imana niyo yababwiye ngo nimubambe amahema mubategereze. Yego. Kuko hari igitangaza nshaka gukora bareba. Hari igitangaza Imana yashakaga gukora bareba. Ariko bo ntibagira umutima ukeneye, ukumbuye, ushaka icyo gitangaza. Bo bagira umutima ubwira Imana uko ibigenza. Yego. Ntabwo nzi niba muri kunyumva. Yego.
umutima wabo wabwiye Imana uko Imana yego ibigenza. yego ukwiri Hari abantu bajya basaba urugo bakabwira Imana uko barushaka, rungana n'imitekerereze. Mumbabarire mu nyumve, umukobwa uri gusaba urugo akavuga urugo uko ruzaba rumeze, nta nubwo azi urugo. Amenya urugo gute se kandi ari umukobwa? None ararugennye kandi akiri umukobwa. Nagera mu rugo azasanga urugo rumeze nk'uko atibwiraga, kandi ibyo yibwiraga nibyo yasabye. Urumva igisubizo Imana ikimuhaye mu bukobwa bwe ikamuha urugo yasabye, ataraba umugore uzi urugo. Aba afite urugo Imana yari yaragennye? Ntabwo urwo rugo ari rw'Imana yari yaragennye, ahubwo ni urugo rwo mu mitekerereze y'ururimo. igeno ry'Imana ntiyaryemeye. Exactly. Noneho yabaho mu buzima n'ingaruka z'imitekerereze n'imyanzuro yafashe, akavuga ngo niko Imana yabishatse. Niko Imana yabishatse. Hari akantu ngo numvishe, ubwo abantu bafite uburenganzira bwo kurema ibintu bibazaba. None se amahitamo ni iki? Amahitamo ni iki? Ni ukuba uko nshatse kuba, ni ugukora icyo nshatse gukora. Mu mpere mikoro wahitamo gukora, ariko ntiwahitamo ingaruka z'ibyo wakoze, zo zirizana. Rero mbwira abantu ko ibyo barimo bari kwicuza ni amahitamo y'ibyo mwakoze abyara ingaruka ziri kubatera kwicuza, ntabwo ari igeno ry'Imana. Rero Anise, umuntu kurindira igeno ry'Imana agatekereza icyo Imana izakora, abitegereje nk'uko Imana ibishaka, ariko se ubundi akenshi kugera kuri iryo geno ko bigorana, ugasanga none se ubundi Marise, kuki muriho mutegereje imirimo Imana izakora mutaranyurwa n'iyo yakoze? Ibyo yakoze byo tuba twarabibonye. None se Marise, tuganire. Ubundi ibyo bintu nibyo bicisha isi, nibyo abasiyantifike bicisha isi, bayicisha ahazaza, ariko ubuzima bw'ahazaza buturuka ahashize. Ahashize ko tuba twarahariye. None se Marise, ibiryo muri burye nijoro wabihashya cyangwa ntabyo urahaha? Njye ntabwo ndabihaha. Ubu ntabwo ndabihaha ibyo ndi burya nijoro. Reka da, ni uko utabizi. Yego. Amafaranga ari buze kubihaha? Amafaranga ari buze kubihaha arahari ntayahari? Ubu arahari, ariko ndi buze kubihaha. Urakoze. Yego. Imyenda uzambara ejo irahari ntayo? Irahari. Tugaruke. Ubuzima bwawe bwa nijoro bushingiye hashize, kuko ayo mafaranga ntuyakoreye nonaha. Warayakoreye ugira gute? Ndayabika. Mbigusubirije kumbaza ngo none se ngo kubera icyo hashize? Nibyo. Okay. Aho none ndabyumvishe. Buretse gatoya no kwa Mose sindahavuga neza. Muri kunca mu ijambo. Jeune Kwizera mu mpere mikoro. Karame. Ku ijwi ry'umukanguzi niwe mutekinisiye. Yego. Ukoresha ibyo uzamenya cyangwa nibyo wamenye? Nibyo namenye. Ni n'ibihari byabaye, yaba ibikoresho, yaba ubumenyi, ni ibintu nyine byashize. Ujya ubona abantu batwereka filime, nicyo babereyeho bariya bavandimwe babera, babereyeho no gukina n'imitekerereze y'Abanyafurika. Bakina filime z'ibibaho n'ibitabaho. Rimwe na rimwe bakanarema abantu bakinisha muri filime, bakabangiza mu buryo bashaka kubangizamo bwose, bare mu bunyamaswa mu barebye izo filime. Noneho twebwe tukabona bisha umuntu, kandi buryo uriya muntu ntabaho, ntiyigeze anabaho. Ni nako siyansi dutwara kugira ngo tubeho munsi y'ukuboko kw'abayigennye. Yego. Ndagira ngo tuganire twitonze. Nta gitangaza gikomeye Imana yaba yaragukoreye cyatumye wizera ukavuga ngo ni Imana koko? Kirahari, si kimwe. Ntabwo ari kimwe. None se uyu munsi nibwo uri mu makuba kuruta ayo yagukuyemo, ku buryo yatuma ubona none nta Mana muri kumwe, yarakoze cyagiye gahita igenda? Arise, umubiri ucogora, umubiri uracogora. Ni intege nkeya z'Imana se? Ni intege nkeya zanjye. None se intege nkeya zawe zihinyuriye gukomera k'Uwiteka?
uzi ukuntu Pawulo yandikiye abaroma je wari ugiye kutubaza iki? ako kantu nagiye kubwira Marcel ukuntu twigize kuganira nkakubwira ukuntu ngo amafaranga yabuze ukambwira uti subu warayabuze koko ati subu iri joro ntabwo uri burye ati se tuhura waritwaraga kandi koko ndareba kandi koko ntabwo nitwaraga. reka samarayizinge gato yamuce mu ijambo. Famiye yawe yabaga mu ntara, abana bawe biga ku ishuri ritari nk'iryo bigaho ubu, ndahamya ko batanabaga mu nzu nk'iyo ubamo ubu, ndahamya ko utari ufite ibibanza nk'ibyo ufite ubu, ntiwanitwaraga. Urangije unyereka ko ari bwo uhangayitse uti turashize turapfuye. None se niko warambwiye ngo inzara iratwishe, nta mwana wananiwe gupfa ukiri hirya iriya utitwara, unanirwa gupfa umuryango ukiri hirya iriya, unanirwa gupfa utagira ikibanza, none urengeje kimwe, unanirwa gupfa udatuye i Kigali none urahatuye, unanirwa gupfa abana batiga none bariga, upfuye ubu ibyo byose bije. Esansi irimo urayibona none ngo wapfuye. Hari abantu bajya badusaba inkunga tutajya tuyiha, ukajya kubona ukabona umuntu atwandikiye igitabo arahurutuye kuri WhatsApp, yangiza akatubwira ngo ndashonje ndapfuye. Wowe uracyafite smartphone, uracyabona interinete, none uri gutaka inzara, warangiza ukambwira ngo inzara irakwishe. Hari abo tugeraho bari mu buriri atakigira niyo smartphone na telefone ntayo. Ariko ubundi umuntu ataka inzara atagifite telefone. Noneho ntitugire umuntu tugusha, noneho uwo muntu adafite n'uburyo bwo kwishyura ubwishingizi. Hari nk'umugabo nasanze yarampamagaye n'inshuti yanjye, yari afite telefone ya iPhone pe, njye sinjya amenya ibyiciro byazo, sinanayitunga, n'uwayimpamwe impano sinayitunga, ntabwo natunga iPhone. Njyewe ndayanga kubw'impamvu zanjye nayo tugirana ikibazo. Imana yiguhe, cyangwa umuntu uyifite ayiguhe. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni iki, ni ukuri nasanze bamusohoye mu nzu. Yego, kandi iyo telefone yayigurisha ntibari kumuburira 800,000. bamusohora mu nzu. ubwo Satani abigenza ate ku buryo ubwo bwenge nyine kandi yarangiza ngo niko Imana yabigennye, ko nsohora umuryango nkawuta hanze. ngo nyine ngo Imana ngo ifite icyo ishaka kutwigisha. Ndambwira inshuti yanjye wibeshye, aha nta somo ry'Imana ririmo, ahubwo urinjije. Nagiye namuha aka gatekerezo k'intare n'impyisi, igiti n'umuntu. Umuntu wagiye gusaba ubukire ahura n'umukobwa, aramubwira ngo ugende umbarize Imana impamvu ntarongorwa. Ahura n'igiti munsi harimo amabuye y'agaciro, kiramubwira tumbarize Imana impamvu numye kandi hano harimo amabuye y'agaciro, n'ibindi n'ibindi. Gezeyo Imana iramubwira uti noneho ukeneye umugore, bagutumye kandi yari yamutumye uti mbarize Imana impamvu ngumiwe. Agiye gusaba ubukire, anyuze ku giti kirimo amabuye y'agaciro, nta nacukuye nibura ngo amabuye y'agaciro amuhe ubukire, cya giti kibeho. Nta nafashe uwo mukobwa ngo amugire umugore arekeraho kugumirwa. Arashogosha, yageze imbere y'Imana. Inyamaswa yamubwiye uti, yabwiye inyamaswa uti warashonje, uhubona bwa mbere umurye. Ageze imbere y'Imana aravuga ati, aragaruka. Imana iramubwira ati rero subirayo, reka nirukanke singiye kudevelopa uko yamusubije. Ageze yabwira umukobwa uti ubona bwa mbere niyo mugabo wawe, uti tubana, uti njye sinshobora. Igiti uti ni amabuye y'agaciro arimo hano, yankureho ukiri uti sinshobora, ndi kwirukanka aho tuhave. Ageze ku nyamaswa arayibwira ati ubona nyine niwe ukwiriye kurya. Nyamaswa uti maze igihe kuva wagenda uva hano nta muntu nabonye wanyuze aha,
mfite ikihe cyizere se ko nuncika n'ubundi ndi bubone undi, ubwo ni wowe nyine birangira imuriye. Imurya adashatse, imurya adakize, cya giti kiguma cyumye, wa mukobwa aguma agumiwe. usibye ko yihemukiye ariko yaranahemutse. Ufite telefone y'ibihumbi 800 wayigurisha, ubwo nabaze ayigurishije make wayigurisha 800 ukagura smartphone y'ijana, ibyo yayindi yakoraga iyo yindi irabikora, ugafata umuryango ukawutuza nta n'icyuho. Yego. Ariko ngo Imana iri kukwigisha iminsi ikicuma, tuvuge ko ari igeno. amahitamo ye mabi. Reka tugaruke. Yego. Twavuze byinshi ariko tugeze ku nyanja itukura. Reka twemerane n'abantu benshi basenga. Yego. Ko mutajya musenga mwemera igeno ry'Imana, ahubwo musenga muyisaba ibindi igeno. Mu Kinyarwanda cyuzuye rero, ntimushaka igeno, mushaka igero. Mushaka ibagerere mukurikije ikibo cy'iwanyu. Yego. kandi igeno ry'Imana ryumvise ryaba rirenze iryo gero. Igeno riruta igero. Urakoze cyane. None rero ushaka ikugenere akazi ukurikije niveau d'étude. Ushaka ikugenera inzu ukurikije umuryango w'abana ufite. Ushaka ikugenera ibyo urya ukurikije inzara yawe. Ushaka ibikugerera. Rero gushaka igero, kugererwa n'Imana bituma dutera umugongo igeno. Igeno ryatinze, ahubwo duhora tugererwa. Yego. Nibyo. Dutegereza igeno nyamara tutarishaka, twarariteye umugongo, duhora dushaka kugererwa. Yego. None bera b'Imana, nta hantu na hamwe Imana itatangira umugisha. Yego. Ariko aho wimukiye niho uri kutakira umuruho. Imana abantu benshi bayihamagara kuri finale, mwitangira batarayihamagaye. Yego. Iyo bitunaniye nibwo tuyitegereza, iyo bidushoboye nibwo tuyitegereza. Noneho twanaza yanitaba, yanaza kubana natwe muri ya finale, ka kuka kanyuma ntituyumvire. Ese ubundi n'indi Imana yageneye akabaho nabi? Ari Imana yabigennye. Nta muntu Imana yaremeye kurogwa. Ntawe yaremeye amarira, nta n'umuntu Imana yaremeye ubukene. Ubukene abantu bahura nabwo, first of all, buturuka ku ngaruka z'umugabane dutuyemo. Yego. Buturuka ku ngaruka z'imiryango tuvukamo. Buturuka ku ngaruka z'amashuri twize. Yego. Buturuka ku ngaruka z'uburyo dukora. Buturuka ku ngaruka z'uburyo twihanganamo. Kuko hari abantu batajya bafata risk. Yego. Hari abantu bashaka iby'icyubahiro batubahitse, ku buryo bareka n'akazi kabatunga. Agashyira amaboko mu mufuka ngo Imana yarampamagaye. Yego. Nigeze mpura n'umupastori yitwa Jean Paul, yabaga i Gasanze, muvuza izina kubera ko ajya atanga ubwo buhamya. Icyo gihe nari umubwirizabutumwa, ariko kugira ngo njye nakoraga ikiyede. Urundi umubwirizabutumwa. Yego. Duhurira mu giterane gikomeye, ari njye wari bubwirize. Ampa gahunda yo guhura kwa kabiri tukaganira, ndamubwira nzaba mfite akazi, arambwira ngo nakaye, ndamubwira nzaba nagiye gukora ikiyede. Arambwira ngo pas possible. Ngo ni seti? Ukora ikiyede? Ndamubwira ni yego. Noneho ikimenyetso cya mbere naramubwiye nti turaganira nyuma, kuko nabonaga turi kuderanja ku ruhimbi. Yego. Twasoje cya giterane, abantu bose barahashira, n'uwari wadutumiye aragenda, tuzamukana na Jean Paul n'amaguru. Yego. Nta n'irindazi ry'uwo mugoroba bari bampaye. Ndambwira nti impamvu yuko mvuye hariya nicyo gisobanuro cy'uko ngomba gukora cya kiyede wavugaga. Ndambwira kuvuga ngo umuhamagaro ntunge hano sinawukoresheje. Mbonye iki? Nindakora ikiyede nzabahone, sinzaza kukwiba. None se wize iki? Ndambwira ntugakora ikiyede, ntimwereke inshuro na depoje. Ikintu cya mbere Imana yatugeneye
kiruta akazi mushaka mu buzima murimo. Mm. Yaduhaye ubwenge n'ubuzima. Yego. Niba gukoresha ubwenge bikunaniye, mu buzima harimo imbaraga. Koresha imbaraga. Noneho imbaraga mu gihe uri kuzikoresha uzahura n'abanyabwenge ubigireho. Yego. Ubwenge bwawe bubona uburyo bukanguka, Mm. ukoresha ubwenge. Mm. Ariko noneho umuntu ananiwe gukoresha ubwenge kandi afite ubuzima, n'imbaraga arazibitse. Mm. Ngo niko Imana yabishatse. imbaraga z'uyu munsi burya zirangirana n'uyu munsi. Nta muntu ubika imbaraga, ntabwo imbaraga zijya ziba saved. Yego. Ntibibaho. Mm. Burya umuhanga wo kubika imbaraga ni uwabitse umusaruro wazo. Mm. None kutazikoresheje umusaruro w'imbaraga zawuriye. Yego. Abanyafurika rero bahamagawe b'abanyamuhamagaro babizera, bariyemera, ntibafata Imana nk'Imana y'agakiza, bafata Imana nk'umuterankunga. Yego. Bazi ko ari Imana izabaha amazu, bazi ko ari Imana izabaha akazi keza, Kabaha ibishoro. bazi ko ari Imana izabaha igishoro. Ariko se igitangaza nk'icya Eliya nikitaza ngo ikiyone kizane umutsima, Bizagenda. hari igihe uwo mutsima uzava mu ikamyo y'amatafari wapakuruye cyangwa wapakiye, kikaba aricyo kiyone cyari gihetse umutsima w'uwo munsi. None se mwibwira ko ikiyoni cyaje umutsima ufashe ku ibaba ku buryo Eliya atanakoze akisiyo yo Kujya gufungura? kuwufata. Yego. Yes. Mm. Kugira ngo abone uwo mutsima yegereye icyo kiyoni nyine. Mm. Wowe se ku kiyoni cyawe udashaka kukibona? Sore gake naguciye muri yo uvuga, hari isezerano Imana yatanze ngo zaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ehe. Sinzi ukuntu byagenze. Yego. Ese hari ubundi buryo Imana ijya ikora ku buryo udakoze wabaho? Nababwiye imigisha itatu. Hari umugisha Imana iha ibirenge, aho muzagera Mm. hazaba habaye ahanya. Umugisha w'akanwa, icyo muzatura cyose. Yego. Umugisha w'amaboko, icyo muzaramburiraho amaboko. Umugisha w'ibirenge Imana ntiwuha umuntu wicaye, Mm. ntaho uzagera utagenze. Yego. Nta mugisha uzaturuka mu byo watura utavuze. Mm. Nta mugisha uzaturuka mu maboko utakoze. Ibindi byose mwita imigisha, ibindi byose mwita imigisha ni inyungu z'imirimo. Yego. Imana iguhereza umugisha. Hari inyigisho muherutse kwigisha, muvuga kuri Petero ari ku nyanja, Kristo amusanga ku nyanja. Aho ngaho mpasigarana ikibazo, kuko burya wowe iyo urimo wigisha, nanjye burya mba mpari ndi kumva. Yego. Mwavuze Kristo asanga Petero ku nyanja yaraye aroba, Ariko ntibagira icyo bafata. ntiyagira ikintu afatisha ijoro ryose. Aho ngaho nagizemo ikibazo kimeze gutya. Kuko nyuma y'uko barobye, Mm. Yesu yarababwiye ngo nimutere urushundura hariya. Yego. Mm. Bajya bafatisha. Ko Kristo yaje akabereka aho bagomba gutera urushundura, kandi ngira ngo iryo joro inyanja bari bayijagajaze. Yego. Anise, buriya nta buryo Kristo yari yavuganye n'amafi akavuga ngo uyu munsi ntimuze kugaragara kugira ngo nze kwereka Petero ko njyewe nshoboye byose, nze kumuhesha amafi, kugira ngo Petero afatireho kwizera Kristo. Urubivuze gutyo nibuka ko hari umwigisha ubyigishije. Ako kantu, icyo gikorwa cyabaye muri ubwo buryo. Anise, si nkaho ari igeno Yesu yari yagennye ko batayabona. si igeno Imana yari yagennye kugira ngo ba Petero, kuko mpamya ko inyanja yose bari bayijagajaze, ariko irangira bavuga ngo nimutere hariya. Ntabwo yababwiye kwimuka ngo bajye kure y'inyanja cyangwa bakore urundi rugendo. Yarababwiye ngo nimushyire hariya. Yego. Ako kantu Imana yagakoze gute? Ongeraho akandi ka kabiri. Igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa mu bwato, Yego. agasinzira. Yego. Umuraba waraje. Yego. Noneho akangutse arawucyaha. Yego. Ubwo ntiyasinziriye kugira ngo umuraba uze. Yego. Ubundi abantu bagendera kuri destine, abantu bagira iyo desite niko bizera. Ariko se reka nkubaze, nibwo bwa mbere umuraba wari uteye mu nyanja cyangwa umuraba wari usanzwe ubaho?
wari usanzwe uba ariko Yesu adahari. Yego. Yego. Yesu atagize ate? Adahari. Adahari. Yego. Noneho icyabaye rero gitandukanye n'icyabaga mu nyanja Yego. ni uko yabakijije umuraba usanzwe ubaho. Ntabwo wari uremwe ako kanya. Yego. Yego. Noneho ngaruke. Yego. Ntabwo nemeranya n'abavuga ko Yesu yari yabwiye amafi kutaboneka, ahubwo yaje muri situwasiyo isanzwe, kuko sibwo bwa mbere abarobyi bari babuze amafi. Si ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa Yego. mbere. Ahubwo Yesu aje yatanze impinduka z'ubuzima, kuko muri cya gihombo gisanzwe kiba kuri twe, Yego. hamwe duhombera, bimwe ducuruza tutunguka, birasobanuye ngo Yesu yabiha umugisha ataraduteje igihombo. Yego. Ntabwo rero yabwiye amafi ngo ntuze, oya, ahubwo yaje muri situwasiyo imenyerewe, isanzwe ibaho, isanzwe ihari. Yego. Ntabwo Yesu aduteza indwara kugira ngo adukize, oya, ahubwo adukiza indwara zisanzwe zibaho. Yego. Si indwara y'inzaduka. Ntabwo ari indwara y'inzaduka, Yego. isanzwe ibaho, kuko Yesu azura Lazaro, Yego. ntabwo ari we wamwishe. Yararwaye arapfa. Yararwaye arapfa. Yego. Kandi n'iyo ndwara yari inasanzwe. Yari isanzwe iri, Yego. ahubwo wongeraho ngo yari yarishe nyina wa Lazaro na se. Yego. Urumva? Yari indwara iri familiyari. Yego. Ntabwo ari Yesu wamwishe. Bene nyina baranditse baravuga ngo yararwaye. Icyo Yesu yakoze ni kimwe, ni uko yategereje kugira ngo aporofitire Yego. kuri iyo ndwara. Naho kuvuga ngo nibyo yari yaragennye, oya. Ntabwo Imana yagena ikintu kugira ngo idufatishe. Marise, Yego. none se Imana niyo yari yarohereje Petero mu Kivu? Oya. None se kuki wumva ariyo yagennye ko ahura n'igihombo mu Kivu itaragennye ko ajyayo? Nkahita ngira akandi kabazo, nshobora kwigirira amayira, nkigira mu mayira atarimo Imana, hanyuma Imana ikazagera none se wagize ngo ni hehe duhurira n'Imana? Imana, none se hari umuntu uhura n'Imana yari ayifite? Ahubwo uhura n'Imana kuko yaje kugutegera. Yego. None se guhura n'Imana ni iki? None se uzarebe abantu bizera Imana ntibabwira ngo nzagendana nawe, ahubwo irababwira ngo nzabana namwe. Anise, nibyo Imana ni ukuvuga ngo akantu ntekereje aho ngaho. None se Marise, parido gato, Imana ibana natwe, igendana natwe cyangwa ibana natwe? Imana ibana natwe. Urakoze, n'igihe tutari kugenda ibihari. Petero, kuki ako kantu ko kugenda no kubana kabasobanuriye cyane? Nuko mwebwe murinda ko reka mu rugendo izagendana namwe ngo ibashyitse. Noneho mu gihe mugendana nayo nimuyizera bizabagitera kubana namwe. Abantu mwe bose se mugendanye muratahana? None se ariko abantu bose mubana mwanagendana. Yes, kubana n'Imana rero biryoshye kuruta kugendana. Yibabwiye ngo nzakujya imbere, none se niki cyatumye ijya imbere ya Kuro? Nuko Kuro atarasanzwe abana n'Imana, kuko Kuro ntabwo ari umwizera. Urumva? Ariko se Enoke byagenze bite? Yamushyize ku mugongo. Muri Yesaya se havuga hati, haravuga ngo mwebwe abo nahetse mukiri muntu, nkabaterura mukivuka. Imvi zizarinda ziburuyenzi nyigize gute? Ibahetse. Ni Imana igufite mu nshingano. Ntabwo ikugiye imbere nk'ije ngo ikucire inzira gusa, ahubwo isanzwe igufite mu nshingano. Ibyo rero biratandukanye. Noneho reba Petero agiye ku nyanja, si Imana imuhamagaye. Petero ntaranizera. Niki gitumye ajya ku nyanja? Nuko ariko kazi konyine mu Bisiraheli kari gasigaye ko kuroba. Niko kazi konyine abazerote bagombaga gukora badahuye na Roma, kuko Roma yari yarakoronije. Ntabwo ari Imana riri bajyanye mu Kivu, nibiza bitewe n'igihe. None se urambwira ngo Imana niyo ikujyanye mu kazi ugiye kugira ngo ubeho? Icyakora iguhaye umugisha w'imibereho mu kazi. Igitangaza cyarabonetse ku nyanja, Petero afatisha amafi kugeza n'ubwo inshundura zashatse gucika. Ari igitangaza gikozwe na Yesu. Abitirirwa Yesu muri iki gihe kuki bashaka gukora ibitangaza by'ibigurano? Urugero, agahamagara umuntu hari uti n'ubundi asanzwe ari muzima, ariko uzaza uri ikirema, hanyuma kugira ngo imirimo y'Imana igaragare mu babireba. Wigira umuntu umugaye. Hari n'abazana amagare bakayazana rwose bakayabagurira, bakava mu ntara bayarimo bagahagurukaho. Ikimenyimenyi cy'uko ibyo bitangaza bitavuye ku Mana, uwo muntu ntimuba mumuzi, ntimuba muzongera no kumubona.
ubwo amukura nka za Uganda akamuzana hano. Uganda ni mu yamukura mu cyaro gihugu cya hagati. hirya Yego. akamukoreraho igitangaza. Yego. Rero umuntu ufite impano y'ibitangaza ntatangaza igihe bizakorerwa, Yego. ahubwo igitangaza kiba iyo kigeze imbere y'uwo kigomba gukorerwa. Nka Petero wabonye amafi ako kanya. Reka turebe ibitangaza bigera ku buzima rusange. Yego. Ntabwo ari ngombwa gutuma ku bantu bamugaye ngo baze mu rusengero, ahubwo uri mu rusengero niwe ujya aho abamugaye bari. Ajya kuri tere. Turebe muri Bibiliya yose abantu bose bagiye bakira, nta n'umwe w'umukiza yagiye atangaza ngo muzazane. Yesu asanze Barutimayo ku nzira, Yego. asanze umugaye ufite ubumuga bwo kutabona, asanze uri ku kidendezi. Petero asanze ku rusengero, ba Pawulo nuko babasanze. Nta muntu batangarije ngo uzaze. Ikindi kigaragaza ko izo mbaraga zitavuye ku Mana ni uko abakoze ibitangaza babivuga tutabona babikorewe bari kubivuga. Yego. Noneho igihamya cy'uko ari Imana yabikoze ni uko uwabikorewe azabivuga inshuro ziruta iz'uwabikoze wabikoreshejwe. Arise, reka tuze kugana ku musozi w'iki kiganiro. Ariko kuki uyu mugore wari umaze imyaka ingana kuriya ari mugongo? Niko bibiri byita 12. Ndatekereza yari yarivuje. Bibiliya iravuga ngo ibye abapfumu bari barabimaze. Yego. Kuki yategereje ko Yesu aza agakora ku ncunda kugira ngo? Ntabwo ari we wamutegereje. Yego. Nta nubwo Yesu yaje ari we agiye kureba. Yesu yatambutse ari ibisanzwe. Umugore amukoraho na Yesu atabizi. Yesu yabibwiwe n'imbaraga imushizemo. Yaravuze ngo imbaraga imvuyemo ninde unkozeho. Uzi ukuntu abigishwa bamusubije ngo abantu bari kukubyiganaho ni benshi. Uravuze ngo hari unkozeho, ariko abamukozeho bose ntibamukuyeho imbaraga zikiza. Uriya muntu Kristo ntiyari yaramwibikiye kugira ngo imirimo izagaragare. Marise, tuvugisha ukuri. Yego. Yesu niwe watumye na Zakayo yurira igiti. Hoya. Wapi? Zakayo yumvisha amakuru. Erega mujye muha agaciro amahitamo y'umuntu. Yego. Nakubwiye impamvu Zakayo yuriye igiti mu Yego. kiganiro twakoze. Abantu bose bari bazi bizaba kuri Kristo. Yego. Yesu aza afite ibimenyetso bigaragaza ko ari we. Byari ngombwa ko abanyabwenge bava iburasirazuba, Yego. byari ngombwa ko abarwayi, byari ngombwa ko bene abarwayi bose baza kuri Yesu. Yego. Ntabwo byari simvuge Imana yagennye ko Kristo ari umukiza. Yego. Ariko ntiyari azi iyi mibiri, yari azi ubugingo. Yego. None se Yesu niwe wateye uyu mugore indwara, cyangwa izi ndwara zisanzwe N'ubundi zari zisanzwe zihari. n'uyu munsi zirahari? Yego. None se ubwo muri desite twavuga ngo yari yarateganyije ko uyu muntu arwara amurushya imyaka 12? None se wagize ngo ntiyakwemeza utarwaye? Wagize ngo Yesu ntiyakwemeza udashonje? Yesu yakwemeza ugira inzu? Yesu yakwemeza utuye muri etaje? Yego. Afite ibihamya byatuma kwemeza. Ntabwo yashingira ku butindi bwawe rero. Yego. Imana iguhereza umugisha. Amen. Harya ijambo yavuze ngo abakene ngo bazahoraho. Yes, yaravuze ngo abakene bazahora muri mwe, kuko gukena ni iki gisobanuro ubundi ubukire ni n'ubukene. Yego. Nibwo bugaragaza itandukanye. Ubukene, intambara, indwara, ibyorezo nibyo bigaragaza itandukaniro ry'ijuru n'isi. Kuko mu isi abantu bararutana. Yego. Noneho icyo urusha umuntu nicyo kimutera kubabara. Nawe icyo urusha umuntu nicyo kigutera kwirara no kwiyemera. Yego. Ibyo mu ijuru ntibibayo. Ibyo undusha nicyo gisobanuro cy'uko ukize. Ariko Imana ibyima nicyo gisobanuro cy'uko ari Imana. Yego. Imana yo inezezwa n'abo yatungishije. Yego. Kuko ubukire Imana ishima ntabwo ari ubwo umuntu afite, nubwo yahaye ku bandi. Ibyo Imana ishima ntabwo ari ibyo ubitse, ishima ibyo watanze. Ntabwo yibereye igisambo. Ntabwo Imana ishima ibyo tubitse, ishima ibyo twatanze. Yego. Reka dusoze ikiganiro, aho gutegereza igero twategereza igeno. Exactly. Yego. Kandi gutegereza igeno bikorwa gute? Ubundi gutegereza igeno bituruka ku kunyurwa n'ibyo Imana yakoze. Yego. Iyo unyuzwe n'ibyo Imana yakoze ni ukuri no mu byo itarakora uha abantu ihumure. Igero rero ryatuma twiheba. Igero kuko ntitwahaga.
kugererwa iteka ryose umuntu ugererwa ntanyurwa, ariko uwagenewe agahabwa igeno. yego erega igeno ribyara igero. wagenewe nawe wagera, yego ariko wagerewe se wagerera nde? aba ari utwaho ako kanya. none se ni agafu gatoya nsigaranye n'umwana tukipfira. yego siko umupfakazi yabwiye Eliya akarya kose. yego Imana iguhereze umugisha. none se uzi impamvu Eliya yakariye adahaye n'umwana se? yashakaga kwigisha uyu mubyeyi ko niyo byaba byashize ariko Imana ihari batapfa. yego yaramubwiye ngo kame. umugore yaramubwiye ngo nsigaje agafu gakeya turya n'umwana wanjye twarangiza tukipfira. ntafite ibyiringiro by'igihe inzara iri bushirire. we azi ko nibirangira ari ugupfa. Eliya arangije aramubwira ati gasonge nkarya. akarya atabahaye aravuga ati n'ubundi murakarya mudafite ibyiringiro byo kubaho, nimukomeze mu bibure mbanze nibonera imbaraga njye nakora igitangaza. yego akarya adahaye n'umwana. noneho umupfakazi abaho bidaturutse kuri ka gafu gakeya yari afite agapfa, ahubwo biturutse ku mirimo akoze. yego reka dusoze ikiganiro. ngira ngo ku ijwi ry'umukanguzi aho hantu mwumvishemo fondasiyo y'Imana ukuntu ijya ibigenza, ikaza warishyize hejuru nka gutya jene nigendera gutya niyicariye no mu muhanda nahe hose, yazi iwanjye wenda ntayizeraga mbere, ikabanza kwa kuni nicaraga ikabanza ikamagurutsa. yego kugira ngo ibyo bintu nicariye zabigira urwitwazo n'ibyiringiro by'ibiriho. kuko Yesu niko yavuze, yaravuze ngo inkomoko y'ubugingo ntituruka mu bwinshi bw'ibyo mutunze. amen. reka nshimire bene data twari turi kumwe mu biganiro by'ijwi ry'umukanguzi. Imana ibahereze umugisha kugumana natwe ku ijwi ry'umukanguzi. tuzarushaho kwiga kandi kwiga bizadutera kumenya. dushimiye umukozi w'Imana Aniseti. Imana igikomeza imwambika imbaraga no kugwiza ubwenge bw'Imana muri we. Imana ishimwe. tubibutsa ko umutahajuru n'ubundi ni cano mwakuraho ibintu byiza. yego Imana ibahereze umugisha. dushaka kujya tuyikoreraho izindi content ziri inyuma. ijwi ry'umukanguzi rikaba urusengero, hanyuma umutahajuru tukawushyiraho ibibera mu nsengero. hari urusengero n'ibiberamo. umutahajuru tuzajya tuwushyiraho ibibera mu nsengero, ivugabutumwa ry'abantu batandukanye, ariko cyane cyane twebwe kuko ntawe uhunga urugo ari urwe. hanyuma ariko ku ijwi ry'umukanguzi twarabibabwiye, dushaka kujya dutegura amasengesho tugasengeraho online live gutyo. hanyuma ku mutahajuru tugashyiraho ibindi biganiro ku ijwi ry'umukanguzi ari urusengero, nk'uko ihishurirwa ry'Imana riri kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza. amen. gukora subscribe ntekereza ko ntawe twabisaba, ahubwo ni ihame ku muntu wese wizera, kugira ngo dukomeze kubana mu gihe cyo kwaturana impamvu y'ibyiringiro byacu. amen. Yesu abaho umugisha. amen. ntabwo ubuzima turimo hafi ya bwose ntabwo ari ubw'Imana yagennye. turi mu ngaruka z'ibyo twakoze, turi mu mahitamo y'ibyo twemeye, ariko dushobora guhindura tukaba mu igeno ry'Imana. iyo umuntu yubashye Imana hanyuma akizera Imana ashingiye ku byashize, ashingiye ku byakoretse, nk'ubu indwara yose yanyica, naba nzi ko Imana yemeye ko ngenda, ariko mpamya ko Imana ari umukiza w'indwara. nshingiye ku musaraba wa Kristo nta habi na hamwe Yesu atansanga, nta na hamwe atangira. shingiye kwemera kugupfa, nta munsi n'umwe Kristo atanyitangira. ni ukuvuga ngo rero nuhura n'amakuba ntukavuge ngo ni Imana yagennye. amakuba uyatewe n'aho uri, hari igihe hari ingaruka z'ibyo wakoze, noneho muri ayo makuba wivuga ngo ni iby'Imana yagennye, yihamagara uyibwire ngo ndinda kuko ni umurinzi wacu mu makuba. ubukene Imana ijya ibutumara, wibwakira nk'igeno ry'Imana. noneho senga, ubwira Imana iguha impinduka. kabiri, koresha ubwenge. gatatu, ubwo ubuzima buhari koresha amaboko. sibyo? noneho ibyo byose Imana ijya ibiha umugisha. ikiruta icyo, hari abatafite n'ayo maboko cyangwa ubwo buzima babeshwaho na bene se muri Kristo Yesu. niyo mpamvu dukwiriye gusenga ngo Imana ikuremere umuntu uba mu mwanya w'Imana, kuko hari Mose mu Bisiraheli. Imana inyuramo iruhura umutima w'Abisiraheli. Imana iguhe Mose wawe, iguhe umuntu ubitse umugisha wawe, iguha umuntu udakwiriye kuriganwa. hari ijambo twasomye muri Yesaya 3:3 riravuga ngo uzabona ishyano wowe uriganya utariganyijwe, kuko numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. iyo umuntu ari yibye akarya n'iby'abandi, aba abuze ibye by'ahazaza. iyo ageze ahazaza rero nta bihari, abaho nabi,
atibaza uko byagenze, kumbi yabiriye igihe yaryaga iby'abandi, noneho bimwe by'abandi waryaga rero byagiye n'iw'abandi n'ubundi mu gihe utari kurya. Ariko Imana iturinde ingaruka, idukize umuvumo, idukize ibyago bituruka mu mirimo twakoze. Imana ibaha umugisha ku bwa Kristo Yesu. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ko ari we Mana y'ukuri, wagennye ibyiza biba kuri twebwe, ariko muri ibyo byiza ubuzima bugira impinduka, bubyara ibidutera kwicuza, kwiheba, kuganya ndetse no guhagarika imitima, tugahangayika bikomeye. Ariko niyo twahangayika tugahagarika umutima, wowe nturahinduka, uracyari Imana. Uri Imana igifite Hagari, ugifite iriba rye, Ishimayeli akabona amazi. Uri Imana ikigira Samweli mu nda ya Hana w'ingumba. Uri Imana ikizi Isaka azavuka gute muri Sara. Uri Imana izi ngo Yefuta azaba umutware mu gihe yaciwe. Uri Imana izi ngo ukennye azakira ryari. Uri Imana ibizi, ariko amahitamo yacu ahunga iryo geno ryawe. Ndagusabye kugira ngo rero utugarure, dukebure. Umugaragu wawe sindebe mu bidafite umumaro, dukebure. Intambwe z'ibirenge byacu ziyobore, ibyo wagennye bibeho bidaturutse mu marangamutima yacu, kandi duhore n'ukuboko kwiza k'umukiza. Dusenze tugushimye ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Soje mbabwira ngo nta mugisha uri limite Imana yageneye abantu, yatugeneye umugisha ndetse nawo usaga. Ibyo ufite ukize, hirya yabyo Imana ifite ibindi yaguha. N'ibyo ufite ukennye, hirya yabyo hari ibindi Imana yaguha. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.